Murakoze, reka mwese abadukurikiranye muri uyu mwanya tubaramutse tubasuhuza ngo Uwiteka abahire. Reka dushimire Imana iduhaye uyu mwanya wo kugera mu masaha nk'aya dutangira isabato. Reka dushimire Imana ibiduhaye, izina ryayo rihimbazwe. Nje tugiye gufatanya muri iki cyigisho kibanza, nitwa Byiza Uwimana. Ngaho mwicishe bugufi dusenge maze twige. Data wa twese uri mu ijuru dukunda, turagushimye mubyeyi, tugushimiye ko waturemye ku ishusho yawe, tugushimiye ko watugeneye ibyiza, mu migisha wageneye umuntu harimo no kumuha isabato. None uduhaye kugera muri uyu mwanya ngo dutangirane n'abana bawe mu mpande zitandukanye z'isi. Nuko ndakwinginze ngo ube bugufi bwacu, maze ubwo twinjiye mu masaha yera nawe utweze, kandi ijambo ryawe urivomerere rigire umumaro guhera muri iyi ntango kuzageza dushoje, tuzashima izina ryawe. Ngaho ijambo ryawe tugiye kwiga urivomerere rigire imbaraga mu mitima y'abariteze amatwi, kandi utubarire ibyaha twagukoreye, utwejeshe amaraso y'umwana wawe, uduhe imitima isabanye nawe, uturuhure mu mutima, uduhe ikiruhuko gikomotse ku kukwizera, tubabarire ibyaha, imitwaro yose ituvuna uduhe kuyitura ku birenge byawe, amaganya yo mu isi uturinde gukomeza kuyikorera, uduhe kunezererwa mu gusabana nawe. Ngaho bidukorere, kandi ijambo ryawe ribidufashemo tubyumve, tubisabye mu izina rya Yesu, amen. Reka muri uyu mwanya umuntu wese ugize amahirwe yo kuba ageze kuri uyu murongo, ngaho reka tugusabe kuba hafi mu bitekerezo maze twigane ijambo ry'Imana. Tugiye kwigana ijambo ritubwira ngo umugambi watumye Imana iha umuntu isabato. Umugambi watumye Imana iha umuntu isabato. Ikintu cyose Imana yapangiye umuntu, ntabwo Imana ijya ipfa gukora. Ntabwo Imana ipfa gukora, ntihubuka, ahubwo Imana ikintu cyose ije ikigena, hari inyungu zikirimo, hari ibyiza bikirimo. Iyo ikugeneye kurya, impamvu yavuze ngo umuntu arye, ubwo kurya bifite icyo bimariye umuntu, namwe murabizi. Igeneye umuntu ikavuga ngo si byiza ko aba wenyine, ngo reka muremere umufasha. Ubwo yabonye ko kugira urugo, umuntu akagira umugore, akagira urugo, akagira aho ataha hitwa iwe, yabonye ko ari byiza. Ndetse niko byanditswe no mu bitabo, ngo Adamu ngo wari kumushyira muri Edeni nk'uko yari yaharemewe, akareba ubwiza bwaho, akareba amatungo, akareba amatunda, akareba imbuto z'ubwoko bwose, yewe ngo n'abamarayika bakamugenderera, n'Imana ikamugenderera, ngo ntago yari kunezerwa umunezero wuzuye. Ngo Imana yabonye ko akeneye undi babana umeze nkawe, uteye nkawe, bagafatanya kuja baganira, bagafatanya kwishimira ibyiza Imana ibahaye. Ni muri urwo rwego rero n'isabato Imana yabonye ko ari byiza, imaze kurema mu minsi 6, maze umunsi wa 7 iwutandukanya n'indi minsi, iwuha umuntu, imubwira aya magambo mu gitabo cy'Itangiriro igice cya 2 umurongo wa 1. Ijuru n'isi n'ibirimo byinshi byose birangira kuremwa. Ku munsi wa 7 Imana irangiza imirimo yakoze, iruhuka ku munsi wa 7 imirimo yayo yose yakoze. Imana ihumugisha umunsi wa 7, iraweza, kuko ari we Imana yaruhukiyemo imirimo yakoze yose. Aya magambo atubwiye ko Imana yejeje umunsi wa 7, irangije kurema byose, ijuru n'isi n'ibirimo. Ku munsi wa 7 Imana irangiza imirimo yakoze, iruhuka ku munsi wa 7, irahumugisha, iranaweza. Yawukoreye ibintu bitatu, yararuhutse kuri uwo munsi, iraweza, iwuha n'umugisha. Ibintu itakoreye indi minsi, irangije rero iwuha umuntu. Burya ngo impamvu Imana yawuruhutse ngo kwari kugira ngo yereke n'umuntu
mu gitabo cyitwa Uwifuzwa ibihe byose, mu cyigisho kitubwira isabato, harimo ijambo paje 200. Katurebe iyi paje mu cyigisho kivuga isabato, ni icyigisho cya 29, paje 228. Iyo ubwayo mu kuruhuka isabato, Imana yahaye umugisha umunsi wa karindwi iranaweza, yarawikubitiye uba igikorwa cyera, iwuhadamu h'umunsi w'ikiruhuko. Iwuhadamu rwari urwibutso rw'umurimo w'irema, ikimenyetso cy'ububasha n'urukundo by'Imana. Ibyanditswe bivuga bitya biti, yahaye imirimo ye itangaza urwibutso. Bwa mbere ngo imaze kuruhuka irawikubitira, iwuhadamu ngo aje umubere ikiruhuko. Rwari urwibutso rw'umurimo w'irema. Icyo nicyo cya mbere. Isabato yari igendereye, Imana yari ishatse kugira ngo umurimo wayo wo kurema we kwibagirana. Umurimo Imana umuremyi, Imana yari imaze kurema isi, imaze kurema imisozi, imaze kurema ibiti, imaze kurema amatungo, imaze kurema inyanja n'ibirimo. Irangije yanga ko umuntu yazibagirwa uwo muremyi. Niyo mpamvu ngo ku munsi w'isabato Imana yawushyiriyeho kugira ngo ubu urwibutso. Iryo somo riri muri Zaburi ngo yahaye imirimo ye itangaza urwibutso. Ni urwibutso rw'imirimo y'Imana. Ese bimaze iki? Bimaze iki? Kwari kugira ngo mu bwenge bw'umuntu Imana ye kuzibagirana mu bwenge bw'umuntu. Naje areba ibyaremwe, aje ahita yibuka n'uwabiremye. Nareba ukuntu ibyaremwe bifite bikomeye n'ukuntu biremeshejwe ubuhanga, maze yibuke ko hari Imana yabiremye. Namara kubyibuka hari icyo yagombaga gukora. Mu gitabo cyitwa Intambara ikomeye, Intambara ikomeye, mu cyigisho cya 3 ku rupapuro rwa 41 mu Kinyarwanda haranditse ngo itegeko rya 4 rigaragaza ko Imana ari umuremyi w'ijuru n'isi, bigatuma itandukanywa n'ibigirwamana byose. Hepfo, icyatumye umunsi wa karindwi wezwa ukagirwa umunsi abantu bagomba kuruhukaho, ni ukugira ngo uje ubabere urwibutso rw'umurimo wo kurema. Uwo munsi wagenewe guhora wibutsa abantu ko Imana ihoraho ariyo bakesha kubaho. Uwo munsi ugomba ngo kwari kugira ngo abantu bahore bibuka ko ntawe uriho kubwe, ntawe uriho kubw'amafaranga, ntawe uriho kubw'ubwoko bwe, ntawe uriho kubwo ahatuye wenda n'umutekano uhari, ahubwo umuntu ariho akesha kubaho Imana yamuremye. Ngo kugira ngo uhore wibutsa abantu ko Imana ihoraho ariyo bakesha kubaho, kandi ko ari ikwiriye kubahwa no gusengwa. N'ibintu bitatu: Imana niyo muremyi, niyo abantu bakesha kubaho, igomba kubahwa kuko yararemye, yakoze ibintu bitakorwa n'umuntu, ikwiriye icyubahiro. Rero niyo mpamvu ubutumwa bwa marayika wa mbere kubabwiga bwaravuze ngo mwubahe Imana muyihimbaze, muramye iyaremye ijuru n'isi n'inyanja n'amasoko. Buryo ubutumwa buva ku Mana bugendereye kubwira abari mu isi ngo bubahe iyo Mana, banayiramye, banayisenge, bayipfukamire, bamenye ko ikwiriye icyubahiro, kuko ibyo yakoze bigaragaza ko nta wakora nkabyo, nta winganya nayo icyubahiro, nta wabyigana nayo. Baravuze ngo uwo munsi wagenewe guhora wibutsa abantu ko Imana ihoraho ariyo bakesha kubaho, kandi ko ari ikwiriye kubahwa no gusengwa. Satani yihatira koshya abantu ngo be kubaha Imana no kumvira amategeko yayo. Nicyo gituma Satani aharanira kurwanya by'umwihariko itegeko rya 4 ryerekana ko Imana ariyo muremyi. Iburya ngo Satani nawe ni umuhanga mu kurwana
mu mirwanire ye ngo impamvu itegeko rya kane yarirwanije kuruta andi mategeko ngo ni uko ari ryo ryereka abantu Imana ko ari umuremyi, ngo azi yuko iryo tegeko rivuyemo abantu ntibakongera kumenya ko Imana ibaho. Niyo mpamvu arirwanya akomeje. Niyo mpamvu n'ubutumwa bwiza rero bugendereye kongera kurwanya ingoma ya Satani, bugendereye kongera kwerereza isabato icyuho cyakiwe mu mategeko 10 y'Imana, iryo tegeko rikavanwamo. Ubutumwa bugendereye kongera gusiba icyo cyuho. Niyo mpamvu byahanuwe ngo bazaba abica ibyuho, nabasubizaho ibyahozeho. Isabato ni ya kera. Niyo mpamvu ubutumwa bwiza bugendereye kongera gusubizaho amahame yavanyweho n'abantu, harimo n'isabato. Niyo mpamvu isabato ikigambiriye Imana yayishiriyeho nugira ngo yibutse abantu ko Imana ariyo muremyi, niyo bakesha kubaho, na niyo bagomba gusenga, niyo bagomba kubaha. Icyo ni kimwe mu mpamvu zatumye Imana ishyiraho isabato. Ndetse no muri kino gitabo cy'intambara ikomeye bongeye kubivugaho mu cyigisho kitubwira ngo amategeko y'Imana ntahinduka, paje icyigisho cya 25 haranditse ngo akamaro k'isabato nk'urwibutso rw'irema ni uko ihora yibutsa impamvu nyakuri Imana ari igomba gusengwa. Burya Imana gusengwa irabikwiriye, Imana kuyiramya, Imana kuca bugufi imbere yayo, Imana kuyubaha, ukamenya kuri woroheje yirakomeye. Isabato yibutsa ko Imana ari ikwiriye gusengwa, ni ukubera ko Imana ariyo muremyi kandi natwe tukabibiremwa byayo. Bityo rero isabato ni urufatiro rwo kuramya Imana, kuko yigisha ukuri kw'ingenzi mu buryo bukomeye, kandi nta kindi cyashyizweho cyigisha uko kuri. Urufatiro nyakuri rwo gusenga Imana ntirushingiye ku kuramya ku munsi wa 7 gusa, ahubwo mu kuramya kose, kukuramya gushingiye ku itandukaniro riri hagati y'umuremyi n'ibiremwa bye. Uko kuri gukomeye ntigushobora guta agaciro cyangwa ngo kwibagirane na hato. Imana yatangiye isabato muri Edeni ari ukugira ngo uko kuri gukomeze kuba mu bwenge bw'abantu, kandi igihe cyose gihamya cy'uko ariyo muremyi gikomeje kuba impamvu y'uko dukwiye kuyiramya. Ni ku isabato izahora ari ikimenyetso n'urwibutso rw'uko Imana ari umuremyi. Iyi sabato izakuba yarubahirijwe n'abantu bo ku isi yose, ibitekerezo by'abantu n'urukundo rwabo biba byarerekejwe ku muremyi, akaba ari we wubahwa kandi agasengwa. Ntabwo haba harabayeho umuntu usenga ibigirwamana, uhakana Imana n'utizera. Kubahiriza isabato ni ikimenyetso cyo kuyoboka Imana nyakuri, iyo yaremye ijuru n'isi n'inyanja n'amasoko. Igikurikiraho ni uko ubutumwa butegeka abantu kuramya Imana no gukurikiza amategeko yayo mu buryo bw'umwihariko buzahamagarira abantu gukurikiza itegeko rya kane. Iyi sabato ngiza gukomeza kuba mu bwenge bw'abantu ntiveho, ntiyibagirane. Ntawe ari gusenga ibigirwamana, ntawe ari gusenga ibiti, ntawe ari gusenga inka, ntawe ari gusenga umuntu, ahubwo abantu bari guhora bibuka uwaremye, bakibuka umuremyi, maze akaba ariwe basenga, bakamenya ko ari ukwiriye icyubahiro, ko ari ubagize, maze bakamwubaha, bakagenda imbere ye biyoroheje, bakanamukunda, maze itegeko ry'Imana bakaribonamo umunezero, bakumva. Kandi koko muraza kumva n'indi migisha iva ikomoka mu isabato. Ntabwo isabato ari itegeko ry'agahato riremereye, nubwo Satani we mu mirwanire ye ngo igihe mbere ya Yesu, mbere yuko Yesu aza mu isi, yasanze isabato Satani yarayirwanije mu mayere atandukanye nuko yayirwanije nyuma ya Yesu. Mbere ya Yesu reka mumva uko yabikoze muri cya gitabo cy'intambara ikomeye, ngo yatumye uwo munsi ube arawuremereza, maze awugira umunsi ugoye. Paje 41 intambara ikomeye. Igihe Satani yiteguraga gusohoza umugambi we yashakaga kuzageraho, yarakoresheje abayuda mbere yo kuza kwa Yesu, maze baremereza isabato bakoresheje amabwiriza akarishye cyane, bituma kuyubahiriza bihindukira abantu umutwaro. Mbega Satani ngo ararwana, ngo yatumye abayuda bayiremereza, ntibayihakana, ntibayipinga, ntibayikuraho, ngo ahubwo bayongerera n'iby'Imana itayivuzeho. Maze Satani ngo yaragambiriye ngo iryo tegeko abantu bumve ribagoye,
muri icyo gihe rero cya nyuma ya Kristo ashingiye ku kuntu yari yaratumye uwo munsi ufatwa nabi, yatumye abantu bawusuzugura, bawufata nk'umunsi washyizweho n'abayuda. Mu gihe muri rusange abakristo bari bakomeje kubahiriza umunsi wo ku cyumweru nk'umunsi mukuru, yabateye gufata isabato bayigira umunsi wo kwiyiriza ubusa w'umubabaro ndetse n'agahinda. Babikoreye kwerekana urwango bangaga idini y'abayuda. Mbega Satani ngo nyuma ya Yesu isabato aribwira ngo ayivane mu bantu mu bwenge, ayibakuremo, ayibangishe, ngo yayigize umunsi wo kwiyiriza ubusa, umunsi wo kutarya, umunsi w'agahinda, maze abantu bakumva ngo isabato iregereje, bakumva ari umunsi ubagoye, bakumva ari umunsi mubi, kugeza igihe bawanze uraza urasibangana, maze isabato iva mu bwenge bw'abantu iburyo. Ariko ntabwo ari wo mugambi Imana yari yarawushiriyeho, ahubwo Imana yashyizeho isabato ngo abantu be kuyoberwa ko Imana ariyo yabaremye bayimenye. Ikindi yari ishaka ko umuntu aruhuka agasabana n'Imana, maze akabonera umunezero mu isabato. Ibyo byanditswe mu gitabo cy'uburezi, naho reka muhumve neza uburezi, paje 281 mu cyigisho kivuga isabato. Yavuzemo aya magambo ngo isabato n'umuryango byombi byashyiriweho muri Edeni. Wa muryango twavuze, umugabo n'umugore kubana bakanezerwa, n'isabato byose ngo ni imperekeza Imana yahaye umuntu kuva muri Edeni, na nyuma avuye muri Edeni yarabikomejanije. Isabato n'umuryango byombi byashyiriweho muri Edeni, kandi ni umugambi w'Imana ko bidakwiriye gutandukana. Ku isabato niho bidushobokera kubaho ubuzima nk'ubwo muri Edeni kuruta undi munsi wari wo wose. Gahunda y'Imana, mwumve, muri Edeni gahunda y'Imana uko yari yarapangiye umuntu, yari uko abagize umuryango baba hamwe, bagakorera hamwe, bakigira hamwe, bagasengera hamwe, bakaruhukira hamwe. Umugabo akaba umutambyi w'urugo, kandi kimwe n'umugore we bombi bakaba bigisha n'inshuti z'abana babo. Ariko ingaruka z'icyaha zahinduye uburyo bwo kubaho, ziba inkomyi ikomeye yo kuba hamwe kw'abagize umuryango. Kenshi umugabo aje amara icyumweru cyose atarebye mu maso h'abana be. Bimunyaga amahirwe hafi ya yose yo kwigisha no kugirana ubucuti nabi. Ariko Imana mu rukundo rwayo yashyireho ingabano ku ruhato rw'imirimo. Umunsi w'isabato yawushyizeho ikiganza cyayo cy'imbabazi, izigamira abagize uwo muryango uwo munsi ngo babone umwanya wo gusabana nayo, no gusabana ubwabo, no kubana n'ibyaremwe. Mbega Imana ngo iragirira umuntu neza. Ngo Imana mu migambi yayo igipangira umuntu yari yaramupangiye ko atazatandukana na mugenzi we. Ngo umugambi ko arugira ngo umugabo n'umugore babane, bakorere akazi hamwe, basengere hamwe, babe mu rugo rumwe. Ngo umugabo aje yigisha abana be, abe n'inshuti yabo, n'umugore nawe bigende bityo. Ngo ariko icyaha kimaze kuza cyatumye tubaho mu buryo butandukanye n'ubwo Imana yari yarapanze. Niyo mpamvu umugabo aje abona akazi bunaka, umugore nawe akakabona ahandi. Ngo bikabaho ko umugabo amara icyumweru atarebye mu maso h'abana be. Ngo bimunyaga amahirwe yo kwigisha abana be no kuba inshuti yabo. Ngo ariko Imana ngo yabonye yuko nibakomeza kuba muri ubwo buzima bwo gutatana, bakaba mu kazi ka buri munsi, ngo yaravuze ngo baje bakora mu minsi 6, kuwa karindwi baruhuke. Ngo uwo munsi wa karindwi ngo iwushyiraho ikiganza cyawe cy'imbabazi. Ngo iwutandukanye n'indi minsi, isa naho iwushizeho imbabazi zitandukanye n'iziri mu yindi minsi. Ngo izigamira abagize uwo muryango uwo munsi ngo baje bongera guhurira hamwe. Ngo niyo mpamvu ku isabato ngo iyo abantu bahuye ngo bagasabana, yabo ubwabo barasabana, ubwabo bagasabana, burya guhura n'abandi. Ntabwo isabato ari ikiruhuko cyo kuryama ngo ube wenyine, ahubwo Imana yawugeneye ko ari umunsi uhura n'abandi. Ngo iyo usabanye n'abandi ukongera ugasabana n'Imana, ngo hari imigisha myinshi uvana mu gusabana n'Imana no mu gusabana na bagenzi bawe. Niyo mpamvu ku isabato atari umunsi wo kuryama, ahubwo ni umunsi wo guterana n'abandi, abantu bakigana ijambo ry'Imana bari hamwe bagasabana. Ibi byanditswe mu gitabo iyo basabanye mu mvico bibamarira.
igitabo cyitwa intekerezo, imico n'ubumuntu, umugabane wa mbere wa kabiri, haranditse ngo baranditse ngo abantu bihugiraho bakaba banyamwigendaho, abantu usanga badashaka kwegerwa ngo baheshe abandi umugisha binyuze mu musabano wa gicuti, bene abo bahomba imigisha myinshi. Kuko gusabana n'abandi, mwumve gusabana n'abandi cyangwa guterana nabo, kuko twasomye ngo isabato ngo abantu bagomba gusabana n'abandi bagasabana n'Imana. Kuko gusabana n'abandi bitunganya intekerezo zikabonera. Bitunganya intekerezo zikabonera. Ikindi, kubwo guhura n'abandi umenyana nabo, mukarema ubucuti, bubyara guhuza imitima ndetse n'umwuka w'urukundo, kuko ari byo bishimwa kandi binezeza mu maso y'ijuru. Niyo mpamvu ku isabato urukundo ruja ruvuka. Ku isabato abantu baramenyana, ku isabato abantu baregerana, abantu bavuye burya iyo watanze agahe ugahura n'abandi mukaganira ngo bire mu bucuti. Niyo mpamvu ngo abantu basiba ku isabato bakirirwa baryamye, bakanga guhura na bagenzi babo ngo binyaga imigisha myinshi, kuko baravuze ngo mu gusabana n'abandi umenyana nabo, mukarema ubucuti, bukabyara guhuza imitima ndetse n'umwuka w'urukundo, kuko ari byo bishimwa kandi binezeza mu maso y'ijuru. Hano hirya ho baravuze ngo ntukange gushyikirana n'abandi. Hepfo ntitugomba kwitandukanya n'abandi, ntidukwiye kwishyira aha twenyine. Kugira ngo dushobore guhura n'inzego zose z'abantu tugomba kubasanga. Hepfo igihombo kiboneka igihe ubwoko bw'Imana bwasibye mu materaniro si gito. Igihombo kiboneka abantu b'Imana basibye mu materaniro ntabwo ari gito. Hari igihe abantu iyo bahombye miliyoni bumva bahombye, bahomba miliyoni 3 bakumva bahombye. Ngo ariko umuntu wahombye yasibye amateraniro baravuze ngo ntabwo abahombye igihombo gito. Kubera iki? K'abana b'Imana tugomba kuboneka mu materaniro ya Nyagasani, aho ubwoko bwe busabwa kuba buri, ngo buhatangire ijambo ry'ubugingo. Bose bakeneye umucyo n'ubufasha bwose bashobora kubona, kugira ngo nyuma yo kumva no kwakira ubutumwa bukomeye mvajuru bagejweho n'abakozi batoranijwe n'Imana, bashobore kugera ku rugero rwo kugeza ku bandi umucyo bakiriye. Burya ngo iyo umuntu yagiye mu materaniro ngo umucyo yagejweho n'abakozi b'Imana, ngo uje umuzamura nawe akageza ku bandi uwo mucyo yabonye. Niyo mpamvu bana b'Imana amateraniro yo ku isabato, niyo mpamvu ari umunsi wo guhura n'abandi, ngo ntabwo ari umunsi wo kuryamira, ngo ntabwo ari ikiruhuko cyo kwikunda ngo abantu bakimare baryamye. Mu gitabo cy'Ibihamya umuzingo wa mbere ho baravuze ngo hari abaje bitsindishiriza ngo bakavuga ngo n'ubundi isabato ni ikiruhuko, ngo bakamara amasaha menshi biryamiye, ngo nuko ngo bakanga kujya guterana n'abandi. Ngo nyamara ngo ntabwo ari cyo Imana yashyiriyeho isabato, ahubwo yawugeneye kugira ngo abantu baje bagarurwa mu buyanja, bakundane, umwuka wo guhura n'abandi uze, maze mukomezanye, muterane ishyaka ryo gukundana n'iby'imirimo myiza, maze mureme n'umunezero, mugire ubucuti. Niyo mpamvu ari uko bimeze. Nanone uyu munsi ngo ntabwo ari aho bigarukira gusa, mu yindi migisha irimo ngo harimo no kwezwa. Buriya kuko ngo ni umunsi Imana yarawejeje. Niyo nawe uwejeje isabato ukihatira kwanga gukora ibibuzanijwe ku munsi w'isabato, ukuri kuyubaha ukayiha agaciro, ngo nawe uri kugenda urukwerezwamo, uri kugenda wezwa. Burya abatajya beza isabato nabo ntibazezwa, ariko umuntu w'agaciro isabato akumvira ibyimutegeka, uko ari kugenda ashira mu bikorwa amabwiriza y'isabato. Reka mbisome. Inama zigirwa itorero, inama zigirwa itorero 300 ni mu cyigisho kivuga ngo isabato cya 47 364 haranditse ngo isabato yahawe abatuye isi nk'ikimenyetso cy'uko Imana ari umuremyi, ni nayo kimenyetso cyerekana ko ariyo yeza. Burya Imana niyo yeza. Imbaraga yaremye ibintu byose
ni nayo imbaraga yongera kurema ubugingo ku ishusho y'Imana ubwayo. Imbaraga yaremye, ya yindi yaremye isi n'ijuru, ya yindi yaremye umuntu, ya yindi ishoboye kurema. Buriya reka mbabwire, burya umuntu kugira ngo yere nawe abe mwiza asabwa kuremwa bundi bushya, akaba icyaremwe gishya. Ndetse ntabwo umuntu afite imbaraga zo kwirema we, ntabwo umuntu afite imbaraga zo kwitunganya, ntabwo umuntu afite imbaraga zo kwiyeza, ahubwo hari imbaraga irenze iya kimuntu ijire mu muntu ku ishusho y'Imana. Reka tubisome. Isabato yahawe abantu abatuye isi k'ikimenyetso cy'uko Imana ariyo muremyi, ni nayo kimenyetso cyerekana ko ariyo yeza. Imbaraga yaremye ibintu byose ni nayo mbaraga yongera kurema ubugingo ku ishusho y'Imana ubwayo. Kubeza umunsi w'isabato ni ikimenyetso cyo kwezwa kwabo. Kubeza isabato bakayeza ngo ni ikimenyetso cyo kwezwa kwabo. Kwezwa nyakuri ni ukugendera mu bushake bw'Imana no kuba umwe nayo mu mico. Mwumve bavandimwe, kwezwa nyakuri ni ukugendera mu bushake bw'Imana no kuba umwe nayo mu mico. Burya ntabwo bavuga ngo kwezwa ni ugusa n'Imana, ni ukugira urukundo nk'urwayo, ukagira kamere nk'iyayo. Hepfo umva rero, ibi byakirwa binyuze mu kumvira amahame akoze inyandiko y'imico yayo. Kandi isabato ni ikimenyetso cyo kumvira. Umuntu wumvira itegeko rya kane abikuye ku mutima azumvira n'andi mategeko yose. Mbega isabato ngira ngo imbaraga y'Imana, umuntu wemera isabato akayiha agaciro abikuye ku mutima akayumvira, ngo azabona n'imbaraga zo kumvira andi mategeko yose. Bene uwo yezwa binyuze mu kumvira. Burya bari kugenda nawe ari kwezwa, uko ari kugenda yumvira itegeko ry'Imana ry'isabato ariha agaciro, nawe ubwo ari kugenda yezwa. Umuntu wumvira itegeko rya kane ngo bene uwo yezwa binyuze mu kumvira. Haba kuri twe ndetse no ku Bisirayeli, isabato yatangiwe ku isezerano ry'iteka ryose, aho bahiriza umunsi wera w'Imana. Isabato ni ikimenyetso cy'uko Imana ibazi, ikaba ibazirikana ko ari ubwoko bwayo bwatoranijwe. Ngo ni ikimenyetso cy'uko ibazi kandi irabazirikana. Burya ab'Imana bafite umwihariko, aho bahiriza umunsi wera w'Imana ni ikimenyetso cy'uko Imana ibazi, ikaba ibazirikana ko ari ubwoko bwayo bwatoranijwe. Ni indahiro y'uko izabasohoza isezerano ryayo. Umuntu wese wemera ikimenyetso cy'ubutegetsi bw'Imana aba yishize munsi y'isezerano ry'Imana rihoraho. Uwo muntu aba yiyomatanije n'umurunga w'izahabu wo kumvira, kandi buri pfundo riwugize ryose rigizwe n'isezerano. Mbega isabato ni ikimenyetso cyo kwezwa. Ngo uko ugenda wumvira iryo tegeko, ugenda ubashishwa no gushobora n'andi mategeko yose yo muri Bibiliya. Niyo mpamvu Satani mu kurwanya iryo tegeko yarazi ko umuntu utumvira isabato utayiha agaciro, utayiyoyeza, n'andi mategeko ntazayashobora, nta rukundo azagira, ibibi byose ntazashobora kubirwanya. Ariko isabato nuyiha agaciro kayo ubivanye ku mutima, ngo uzaje ugenda ubona n'imbaraga zigushoboza kugenda wezwa, uba mwiza, utunganira Imana, ubana neza n'abaturanyi, ubana neza n'abavandimwe, ugira amahoro mu muryango, uhesha amahoro abo mubana. Kubera ko isabato harimwo isezerano ryo kugenda wezwa, kuko uri kugenda ushyira mu bikorwa izo nyandiko, niko uri kugenda utunganywa. Ndetse hari indi paje hano bavuze ko rya jambo twari twababwiye ryo guterana tukabona imigisha ku isabato tugahura n'abandi, baravuze ngo nubwo mu karere twaba turimo turi babiri. Reka nyasome paje 370, inama zigirwa itorero. Yesu yaravuze ati, kuko 2 na 3 bateraniye mu izina ryanje, nanjye mba ndi hagati muri bo. Ahantu hose haba hari abizera 2 cyangwa se 3, mureke bateranire hamwe ku munsi w'isabato.
umva bantu mu nyumve mwumve, aho muba muri babiri cyangwa batatu mureke bateranire hamwe ku munsi w'isabato maze basabe gusohorezwa isezerano ry'Uwiteka. Amatsinda mato ateranirijwe hamwe no kuramya Imana ku munsi wayo wera aba afite uburenganzira bwo gusaba guhabwa umugisha utangaje Yehova atanga. Nubwo mwaba muri babiri, nubwo yaba ari umugabo n'umugore muri uwo muryango wawe mwicayemo, muzajye muha agaciro, mwumvire ino jambo ngo baba bakwiriye kwizera ko Umwami Yesu yababereye umushyitsi w'icubahiro muri ayo materaniro yabo matoya. Aho mwicaye muri babiri, aho uri kumwe n'abana bawe batatu muri mu muryango, mwe gucibwa intege nuko muri bake baravuze ngo Yesu aba yababereye umushyitsi. Ibyo byuho by'intebe muri kubona zitarimo abantu, muhumure abamarayika bazicayemo. Iyo mwahaye agaciro uwo mwanya wo gusenga muri mu miryango yanyu, baravuze ngo baba bakwiriye kwizera ko Umwami Yesu yababereye umushyitsi muri cyo w'icubahiro muri ayo materaniro yabo. Umuntu wese uramya Imana by'ukuri kandi weze isabato akwiye gusaba gusohorezwa isezerano ngo kugira ngo umenye ko ndi Uwiteka ubeza. Isabato yabereyeho kuzanira abantu ibyiza ngo imubere umugisha kubwo kurarikira ubwenge bwe kuva mu mirimo isanzwe bukitegereza ku bwiza bw'Imana n'igicubahiro cyayo. Ni ngombwa ko abantu baterana bakaganira kuri yo, bagasangira ibitekerezo n'uburyo bumva ukuri kuri mu ijambo ryayo, kandi bagatanga umugabane w'igihe kugira ngo isengesho barigire iryabo. Nyamara ibi bihe ndetse yemwe no ku isabato ntibikwiye kurambirana, bitewe n'uko bibaye birebire kandi bikaba bidashimishije, birarambirana. Bavuze byinshi, reka nje ku wundi mugabane nihutira wenda kugera ahirya ku kandi kagingo. Bavuze uburyo isabato dusabwa kuyitegura mu miryango yacu. Baranditse ngo kuwa gatandatu kwitegura isabato bishyirwe ku musozo, 366 cya gitabo cy'inama z'Itorero. Kuwa gatandatu ubwo niho bita ku wanyuma benshi, ni umunsi wo kwitegura isabato bishyirweho ku musozo. Kwitegura isabato bishyirwe ku musozo, ntabwo ariho bitegura isabato, ahubwo niho babisoza. Muje mureba ko imyambaro yose iteguwe neza kandi ko ibitekwa byose byatetswe. Mutere inkweto umuti kandi n'abantu biyuhagire. Gukora ibi birashoboka, uramutse ubigize itegeko ukurikiza ushobora kubikora. Isabato ntabwo igomba kugirwa igihe cyo gusana imyambaro no guteka ibyo kurya no gushaka ibinezeza cyangwa gukora indi mirimo y'ibyisi. Mbere y'uko izuba rirenga, imirimo yose y'ibyisi gishyirwa ku ruhande kandi igitabo n'inyandiko zose z'ibyisi zibikwe. Babyeyi, musobanurira abana banyu umurimo mukora ndetse n'umugambi wawo, kandi mubareke baje babafasha mu kwitegura isabato kuko amategeko abisaba. Twari dukwiye gufuhira isabato. Bavuze byinshi, bavuga hano hirya, bavuze ibyerekeranye no kuyeza. Bavuze ijambo rikomeye, reka tuyasome nayo. Reka nje hano hirya gatoya. Bavuze ngo n'umuntu ufite abakozi ngo ku isabato ku wanyuma kuri uwo munsi wo kwitegura ngo aje bacura kare babone uko bitegura isabato, ngo kugira ngo nabo bagere mu isabato badafite ihubi, ngo ndetse n'abacure saa sita kugira ngo nyuma ya saa sita nabo bazabone akanya. Ngaya 366. Muje mwibuka ko umwanya wose wo ku munsi w'isabato wejejwe ko ari igihe cyera. Igihe cyose bishoboka abakoresha bakwiye guha abakozi babo amasaha bigengaho guhera kuwa gatandatu saa sita kugeza isabato itangiye. Mubahe igihe cyo kwitegura kugira ngo babashe gusanganira umunsi w'Uwiteka batuje mu ntekerezo. Mu kugenza mutyo ntacyo muzahamba mu by'iyi si. Hariho undi murimo mukwiye kwitaho ku munsi wo kwitegura. Aha baravuze ngo nimubigenza mutyo ntacyo muzahomba. Buri isabato
ifite isezerano ryihariye. Nasomaga mu gitabo cy'abakurambere n'abahanuzi cyagihe mu gihe cya Mose, mu gihe cy'Abisirayeli mu butayu, mu rugendo rwabo ngo baza gutoragura manu, ngo ariko byagera ku wa nyuma ngo bagatoragura izikubye kabiri, ngo ntizibore ntizigage. Naho mu yindi minsi wabaga yagize umutima wo bavuze mu ijambo rikomeye ngaya ndayabonye 238 abakurambere n'abahanuzi ngo mu gutoragura manu byagaragaye ko bamwe batoraguraga byinshi abandi bagatoragura bike ku rugero rwari rugenwe, ariko wateranije byinshi ntiyagiraga icyo atubirwa, n'uwateranije bike ntiyagiraga icyo atubirwa. Wateranije byinshi ntiyagiraga icyo atubukirwa, n'uwatoraguye bike ntiyagiraga icyo atubirwa. Hepfo ku munsi wa gatandatu abantu batoraguye ibingana karitire enye. Abakuru bihutiye kubwira Mose ibyari byakozwe. Yarababwiye ati, ibyo nibyo Uwiteka yavuze ngo ejo uzaba umunsi wo kuruhuka, isabato y'ijwe Uwiteka, muti icyo mushaka kotsa, muteke icyo mushaka guteka, ibisaze mu bibike birare bigeze mu gitondo. Babigenje batyo kandi basanze ko ntacyo byabaye. Mose arababwira ati, uyu munsi murya ibi kuko none ni isabato y'Uwiteka. Uyu munsi ntimubibona ku gasozi. Mu minsi 6 mujemo biteranya, ariko ku wa karindwi niho sabato, kuri we ntibizaja biboneka. Imana isaba ko muri iki gihe umunsi wayo wera yitoranirije wubahirizwa ko mu gihe cy'Abisirayeli. Itegeko ryahawe Abaheburayo rikwiye kubahirizwa n'Abakristo bose nk'itegeko ridakuka rya Yehova abahaye. Umunsi ubanziriza sabato ukwiye kugirwa umunsi wo kwitegura, kugira ikintu cyose kibe giteguye mu masaha yacu yera. Nta mpamvu nimwe ikwiye gutuma imirimo yacu bwite ikomeza kuvogera amasaha yera. Imana yavuze ko abarwayi n'ababaye bakwiye kwitabwaho. Umurimo ukorwa kugira ngo bamererwe neza ni umurimo w'imbabazi, kandi ntabwo ari ukwica isabato. Ariko imirimo yose itari ngombwa ikwiye kwirindwa. Abantu benshi batabyitayeho bagenda basubika uturimo duto duto bakadukora isabato yatangiye, kandi twagombye kuba twakuzwe ku munsi wo kwitegura. Ibi ntibyari bikwiye kubaho. Umurimo utitaweho kugeza ubwo isabato itangira uba ukwiye kurekwa kugeza aho irangira. Ibi byagombye gufasha intekerezo z'abo bantu batagira icyo bitaho, kandi bikabatera kwitonda bagakora imirimo yabo bwite mu minsi 6 y'imirimo. Buri cyumweru mu gihe kirekire bamaze mu butayu, Abisirayeli babonye igitangaza gikubiyemo imigabane 3. Mu nyumve bavandimwe, cyababereyeho kumvisha intekerezo zabo kwera kw'isabato. Ku munsi wa gatandatu haguye manu y'iminsi 2. Cyo ni igitangaza kimwe kandi bitari bisanzwe. Ku wa karindwi ntayaguye kandi indi minsi yaragwaga, kandi ibyari bikenewe ku isabato yakomeje kuryoha no kuba nzima, mu gihe iyo hagiraga ibikwa mu kindi gihe yaboraga ntibe yaribwa. Ngo ibi bintu cyari ikintu kibereka ku isabato atari y'umuntu. Numva ibyo bintu bitatu. Baravuze ngo Abisirayeli babonye igitangaza gikubiye nk'imigabane 3. Cyabereyeho kumvisha intekerezo zabo kwera ku isabato. Ku munsi wa gatandatu, ubwo ni munsi wa nyuma, haguye manu y'iminsi 2. Cyo ni kimwe. Ku wa karindwi ntayaguye. Cyo ni cya kabiri. Icya gatatu, kandi yari ikenewe ku isabato, yakomeje kuryoha no kuba nzima, mu gihe iyo hagiraga ibikwa mu kindi gihe yaraboraga ntibe yaribwa. Mu yindi minsi wagiraga ubusamba akayibika, yasangaga mu gitondo yaboze yagaze. Ariko iyo ku isabato yakomeje kuryoha n'ubuzima bwayo. Ngo icyo cyari ikimenyetso cy'uko isabato ifite kwera, ko atari umunsi w'umuntu ahubwo ko ari umunsi w'Imana. Niyo mpamvu hano naho batubwiye muntu udashidikanye ijambo ry'Imana tujye turyizera, ntabwo ribeshya, ibyo rivuga ni ukuri. Baravuze ngo haruguru ngo igihe cyose bishoboka abakoresha bakwiye guha abakozi babo amasaha bigengaho guhera ku wa gatandatu saa 6 kugeza isabato itangiye. Mubahe igihe cyo kwitegura kugira ngo babashe gusanganira umunsi w'Uwiteka batuje mu ntekerezo. Mu kugenza mutyo ntacyo muzahomba. Iri ni isezerano, ntabwo Imana ibeshya. Kandi mu by'isi hariho undi murimo mukwiye kwitaho ku munsi wo kwitegura.
ariko mu gitabo cy'ibihamya umuzingo wa mbere ngira ngo niba ari page 97 naho hafi aho ngaho baravuze ngo abantu benshi baje biba udusaha duke ku munsi w'isabato, ngo ariko umuntu ugenda usotoraho iminota mike ku isabato ngo ashaka kugira ngo yunguke ngo azahomba inshuro 10 ngo cyangwa 20 kuri bya bindi yari yibwiye ngo niho agiye kubyunguka. Ntabwo bari iterabwoba, ahubwo ni ukugira ngo mumenye ko umunsi wera w'Imana ni uw'Imana ntabwo ari uw'umuntu. Niyo mpamvu bavuze na hano hepfo ngo kuri uyu munsi wo kwitegura ibitandukanya abantu byose hagati y'abavandimwe haba mu muryango cyangwa mu itorero bikwiye gukurwaho. Nta mpamvu yo kwinjira mu isabato ngo abantu bageremo bafite amakimbirane. Iyo ari uko bibaye n'ubundi imigisha ntibayibona. Baravuze ngo haba mu muryango cyangwa mu itorero bikwiriye gukurwaho. Mureke gusharira kose n'umujinya n'uburakari bikurwe mu bugingo. Mu mwuka wicisha bugufi mwaturirana ibyaha byanyu musabirane kugira ngo mukizwe. Nta kintu na kimwe mu maso y'ijuru gishobora kugaragara ko kuzirura isabato yera ikwiye gusigwa kitavuzwe cyangwa igikorwe kugira ngo kizavugwe cyangwa igikorwe ku munsi w'isabato. Ntabwo Imana dusaba kudakora imirimo y'imbaraga gusa ku isabato. Aha muhumve, ntabwo ari ya mirimo y'imbaraga itubuza gusa, ahubwo inadusaba ko ubwenge bukwiye gutozwa kuguma mu nsanganyamatsiko zera. Burya n'ubwenge nabwo nibugumye mu nsanganyamatsiko zera. Ntabwo ari kuganira imishinga, kuganira ibihombo, kuganira inyungu, ibyo muri gupanga gukora nabyo bibarwa nko kwica itegeko ryera ry'Imana. Aravuze ngo ntabwo Imana idusaba kudakora imirimo y'imbaraga ku isabato gusa, ahubwo inadusaba ko ubwenge bukwiye gutozwa kuguma mu nsanganyamatsiko zera. Itegeko rya kane ryicwa n'abaganira iby'isi cyangwa baje mu biganiro byoroheje cyangwa bidafite umumaro. Kuganira ku kintu cyari cyo cyose cyangwa ikindi cyose kije mu bitekerezo ni ukuvuga ibyo wishakiye. Ugutandukira kose tukava mu nzira ikwiriye kutugeza mu bubata no mu gukirwaho iteka. Urumva ko n'ibiganiro. Niyo mpamvu bavuze mu bitabo ngo impapuro zivuga ibyo mwisi ngo zishyirwe uruhande rumwe. Ngo gutega amatwi radio benshi bajya buri Satani rajya kugenda kwa panga nawe inkuru nyinshi ziteye amatsiko kamere muntu bazivuga ku isabato. Niyo mpamvu abaje kuri YouTube bamwe, abandi bakaja ku binyamakuru bivuga ibyo mu isi, abandi bagafungura radio bakaja muri mood itandukanye n'iby'umwuka baba bagiye kuri iki sabato. Niyo mpamvu bavandimwe ngo ntabwo tubuzwa imirimo y'amaboko gusa, tubuzwa imirimo ifite imbaraga gusa, ahubwo tubuzwa n'izo ntekerezo kuzijarajaza zikaja kure aho Imana idashaka. Niyo mpamvu muri uyu mwanya twihutira kugera aho dusoreza. Imana yashahaye umuntu isabato kubera umunezero, kugira ngo yunguke, kugira ngo amererwe neza, kugira ngo asabane nayo. Ntabwo ari itegeko riremereye, ni itegeko ririmo urukundo. Mu gitabo cy'uwifuzwa ibihe byose, reka nihutire kugera aho nsoreza kuri iyi ngingo. Bavuze mu ijambo rikomeye isabato 200 muri cya kigisho kivuga ngo isabato, harimo ijambo twasoma rigufiya twihutira kugera aho tuhagarikira. Reka tuyarebe. Berekanaga ko kugira neza ku isabato kuko twari twanabivuzeho. Reka page 234. Isabato yabayeho kubw'abantu, abantu zo babayeho kubw'isabato. Niko Yesu yavuze. Amategeko y'Imana yashizeho yari ifite umugambi wo kuzanira abantu ibyiza. Burya nta kintu Imana ishyiraho ari itegeko ryo kugira ngo abariyo yigaragaza nk'umutware gusa, ahubwo itegeko riba rigendereye kuzanira umuntu ibyiza. Kuko byose bibaho ku bwanyu, kuko byose ari ibyanyu, naho yaba Paulo cyangwa Apolo cyangwa Kefa cyangwa isi cyangwa ubugingo cyangwa urupfu cyangwa ibiriho cyangwa ibizaba, byose ni ibyanyu. Namwe muri abakristo na Kristo n'uw'Imana. Amategeko 10 y'Imana harimo n'isabato yatanzwe n'Imana kugira ngo abere abantu umugisha. Uwiteka ategetse kwitondera amategeko yose
kandi kutubaho Uwiteka Imana yacu kugira ngo duhore twishimye maze idukomereze ubugingo. Kandi tugomba kubaho Uwiteka Imana yacu kugira ngo duhore twishimye maze dukomereze ubugingo. Ubutumwa bukurikira bwabwiwe Abisirayeli mu kanwa k'umuhanuzi Munyazaburi ngo mukorere Uwiteka munezerewe, muze mu maso ye muririmba, mumenye ko Uwiteka agira neza ari we Mana, ni waturemye turabe, turi ubwoko bwe, turi intama zo mu cyanya cye. Mwinjire mu marembo ye mwishima, mu bikari bye muhimbaza, mushimishe musingiza izina rye. Ku bakomeza isabato ntibayice, bahabwa isezerano ngo nzabajana ku musozi wanjye wera, maze mbanezeze mu nzu yanjye y'urusengero. Reka Imana idufashe. Ubwo yatugeneye isabato ngo tuboneremo umunezero, reka Imana idufashe natwe tuyikunde kandi tuyiha agaciro. Ngaho Imana ibidushoboze, iduhe kuyikunda, tujye tuyikumbura. Baravuze ngo tujye tuyikumbuza n'abana bacu. Bavuze byinshi ntabwo byose twabirangiza. Baravuze ngo no ku isabato ngo tugomba kujya turya ibyo kurya nibura bitari butume turuha mu mutwe kugira ngo tubone uko dukurikirana iby'umwuka. Kandi ngo abana tujye tubakumbuza isabato mu rwego rwo kubaha n'ibishobora gutuma bayikenera, bakumva ko isabato ari umunezero, ko atari umunsi w'umubabaro. Ngaho reka tubyakire dutyo, maze imigisha irimo natwe tuyironke, tubisabye mu izina rya Yesu. Amen.